twongereho gato tuyakomera Imana. Nsuhuriza uwo mwegeranye mbwira uti Reverend arakuramukije mu izina rya Yesu. Nshimiye Imana kuri uyu munsi ku Imana ari gihe yashimye kumpagara imbere y'iteraniro kugira ngo mvuge ijambo ry'Imana. Imana ihumugisha abakozi b'Imana dukorana umurimo, kandi Imana ihumugisha mwebwe mwese abateze amatwi ijambo ry'Imana. Baranadukurikira hirya no hino mu buhanga bw'ibyuma bakoresheje koranabuhanga. Abo bose rero baduteze amatwi, dusome urwandiko rwa kabiri rw'Abatesaloniki. Turasoma ahantu hatatu. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesaloniki, igice cya kabiri. Musomyi afate mikrofone. Igice cya kabiri kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Igice cya kabiri. Mutwa amagambo uravuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Nimwibuka yuko nababwiye ibyo nyiri kumwe namwe, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubatangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Amen. Somera no mu rwandiko rwa mbere igice cya 4 murongo wa 15 n'uwa 16. Urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya mbere igice cya 4 murongo wa 15 kugeza kwa 16. Iki ni cyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Amen. Reka dusoreze mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino 15 murongo wa 51 kugeza kuri 52. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 15 51 kugeza 52. Dusome umurongo wa 51. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Amen. Mwikirize ngo amen. Mwese mwongere ngo amen. Ejo maze kuvugana n'umushumba
gitondo ko ari jye uzigisha. Murabizi iyo umuntu yasomye byinshi atekereza byinshi. Basabe mu ndebe rwose. Ndetse iyo umaze n'igihe uvuga ubutumwa hagenda haza amagambo menshi. Natangajwe cyane no kumva mpawe ijambo rimbwira ngo ubibutse. Mbwira mwene so ngo aje kutwibutsa. Ubibutse. Mbibutse iki? Numva ko ijwi rimbwira ngo mbibutse ko impanda izavuga itorero rikagenda. Impanda izavuga itorero rigenda. Abahanga ubu ku isi mu by'ubutasi, mu by'ubushakashatsi, muri politiki, bose barasa n'abazengurutse table ronde batazi icyerekezo isiganamo. Barabiterwa n'iki? Barabiterwa no kubona ukuntu ibibazo bigenda bimera ku isi hirya no hino. Barakora ku umuryango urapfuye. Za divorce, ibintu ntabwo bifite ishaki. Barakora ku burere bagasanga reka da ibintu byaranze. Barakora ku buzima bagasanga ishwi ibintu bimeze nabi. No mu mirire ibintu bimeze ukuntu. Duherutse kujya muri restaurant iteka isogi, imboga z'isogi n'ibijumba. Mbega iyo restaurant ukuntu ifite abakiriya. Mbega ukuntu ibyo birya ari byo bigurwa menshi. Igihe ifiriti igaramye hariya n'imiceri n'amafi bigaramye hariya, abantu bagukiye imboga ne. Unambwe ati urarurikira bwa ni biriya narabiriye tangu zamani. Ni ikinyuranyo, isi iragenda ikata amakorosi kandi ikananirana kugaruka. Barasa rero n'abadafite igisubizo cyayo. Aho bakubwira bati nukora ibi urarwara ibi, nudakora ibi urarwara ibi. Noneho umuntu agasigara ameze nk'umuntu uhagaze hejuru y'umugozi. Abo ati ninjya bimeze nka bya by'akazungu ngo nujya uraribwa, nujya uraribwa. Ku buryo ubu abanyamaboko bo ku isi batangiye kujya gushakisha aho bashobora guhungira iyi si dutuyeho. Sinzi ko mwakurikiranye ngo mwumve ubu hejuru aha hari ibintu by'ibyuma bikomeye biriho byagiye ngo gushakisha ahandi hantu abantu batura bakava. Nta gisubizo gihari. Perutse kumva abahindi bohereza icyogajuru bise Mangariyani cyagiye kijya kuri Marisi ngo kimara amezi 9 mu nzira. Nimutekereze urwo rugendo. Nabo ngo barimo bashakisha ngo barebe niba hari ahantu hari ubuzima, hari amazi ngo abantu bazahahungire bahabi. Ariko nubwo bimeze bityo, itorero ry'Imana, itorero rya Kristo ryo ryicaye hejuru y'ijambo. Hari uwavuze muri Yohana 14 ngo agiye kubategurira ahantu kandi nzagaruka ngo aho ndi nzabajyana. Baba ruzamura Imana icyubahiro. Itorero ntabwo dushobewe, itorero ntabwo twihebye, dutegereje. Haleluya. Mbwira uwo mwejyanye twebwe turategereje. Dutegereje impanda y'imperuka. Ndashaka kuvuga gato ku mpanda.
kenshi na kenshi iyo tuvuze impanda abantu bamwe ntabwo basobanukirwa n'icyo kintu icyo ari cyo. Ubundi mu mateka impanda ni trompete, mu gifaransa babyita trompete cyangwa se mu giswahili bacyita baragumu. Ni ikintu bakoreshaga cyangwa n'ubu bakoresha hagiye kuba rasamburoma, hagiye kuba guhuza abantu. Nuko cyakora kigatangaza evenoma igiye kuba kugira ngo abantu babe tayari. Mu mateka hari amateka avuga impanda ndwi, ndashaka kuzivugaho gato. Impanda ya mbere yakoze rasamburoma ni yavuze igihe Abisirayeli bari bamaze amezi 3 bavuye mu Misiri. Iyo mpanda yavugiye mu kibaya cya Sinayi. Abisirayeli bari baragize icyifuzo, babwira Mose batumva, yaducishije mu nyanja itukura ariko ntiturayibona, yatuyoboje inkingi y'igicu, ese yaba ariyo Mana ko tutarayibona? Bagira icyifuzo gikomeye cyane cyo kureba Imana. Mose aragenda abwira Imana, aribwira ati nyakubahwa Uwiteka, bambwira ngo bagushimira ibyo wakoze, ko wabambukije inyanja wabakuye kwa Farawo, ariko barashaka kukubona. Uwiteka arambwira ati genda ubabwire biyeze uyu munsi ku wa mbere no ku wa kabiri, ku wa gatatu bazatonda umurongo baze mbiyereke. Icyo gihe kwiyeza kwari ukumesa imyenda n'amakoti n'iki byose, baragenda baramesa ngo babwirira bati ku wa gatatu merikeredi tuzajya kuyireba. Umwaka avuga ati ariko isiki ko twabonye inkingi y'umuriro tukabona n'igicu, buri isiki nanjye nzayireba tu. Munsi Habyarimana Ikinani aza muri Kibungo bwa mbere iwacu, nari nkina agasore gato cyane, nkiri muto niga muri primaire. Mbega ngo abantu barakandagirana, yazaga muri helikopteri, no kubona helikopteri nabyo byari ikindi kintu. Maze abantu bose yanyuraga hejuru gasa n'imanutse akarambura ikiganza, uko abantu bakaramye bamwe bagahenuka. Mama arankurubana, hambwa tuhagarare hamwe. Urumva nti ndahagarara hamwe, ngiye kubona bona nawe araguye nanjye nagwa, twese turagwa. Abisirayeli bari bafite ikiriri n'umuhindagano. Ku wa mbere bariyeza, no ku wa kabiri, ku wa gatatu barazamuka bajya kuri Sinayi, bagenda bakataje. Muvuge ngo bakataje. Ngo bagere hafi mu kibaya, Mose avuga ati mwe mworoheje, Uwiteka agiye kuza. Ngo bajye kumva mu bihuha ngo izo ni inkuba, bajye kumva mu birabyo ngo y'urwungikane, bajye kumva bumva umusozi Sinayi urahinda umushitsi, ngo bajye kumva bumva ijwi ry'impanda riravuze. Yesu ashimwe cyane. Ijwi ry'impanda ngo rivuze ngo du, rihamagaye ngo bajye kubona imisozi irasatagurika, babona ibintu birakundagurika. Abisirayeli ngo batangira guhinda umushitsi, babwira Mose bati yo ni Imana se, cyo ni iki? Mose ababwira ati ntiraza, ibyo ni ibibanziriza, mbere yuko izaza, mbere yuko Yesu azaza hari ibizabanza. Komera Imana amashyi inshuti yanjye. Mose arababwira ati ntabwo iraza. Abantu baramubwira ati mo watubabarira tukisubirirayo, ibyo uzajya utubwira byose ni ukuri pe, tuzatubyemera, ariko yibwire yigumireyo, izaza. Bwira mwene so ngo izaza. Byarangiye Uwiteka yigumiye hejuru y'umusozi. Abisirayeli bose ngo uwa mbere yageze mu mahema kare, avuga ati mbega Imana, mbega uko iteye, zamura ikiganza ihe icyubahiro, irakomeye.
haleluya haleluya. Imana yacu irakomeye. Iyo ni impanda ya mbere yavugiye kuri Sina. Yaravuze ariko Abisirayeli ntibaba bagiteranye basubirayo. Impanda ya kabiri yavugiye i Yeriko, yari yo gukingura amarembo ya Yeriko. Mwibuke ko bari bamaze iminsi 6 bazenguruka batavuga, bucece. Iyo mpanda igiye kuvuga ngo yavugijwe n'abagabo 7 b'abatambyi, barayivuza bayivugije, urusaku rwayo, induru zayo, imbaraga zayo zituma inkuta za Yeriko zigwa. Zimaze kugwa, Abisirayeli bose barambuka. Abisirayeli bambuka impanda imaze kuvuga. Impanda ya gatatu bavuga ko ari yavuze igihe Yesu avuka. Yavutse bucece, ababizi, avukira mu kiraro, ariko abungeri bari maso nijoro nibo bumvise abamarayika baririmba. Sinzi ko mwibuka indirimbo baririmbaga ngo mu ijuru icyubahiro kibe, no mu isi amahoro abe mubo yishimira. Bayisubiramo bikiranya. Iyo yari indirimbo itangaza ko Mesiya avutse. Zamura Imana icyubahiro. Yari impanda itangaza ko Mesiya avutse. Impanda ya kane yo mu mateka ni impanda yabaye yavuze ivugijwe n'abana ba Isirayeli bari Burayi. Ngo niyo bavugije ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 8 mu 1897. Yahuruje ababaga muri Polonye, ihuruza ababaga mu Budage, ihuruza ababaga mu Burusiya, ibatangariza ko ababishoboye bashobora gutaha bagasubira muri Isirayeli nyuma y'imyaka 1000. Iyo niyo yakinguye amarembo, Abisirayeli batangira gusubira iwabo, batangira gutaha. Ikintu cyose gikomeye kizaba ku isi kigomba kuvugirwa impanda. N'itorero kugira ngo rizave mu isi, kugira ngo tuzagende, hari trompete, hari ikimenyetso cya nyuma, nicyo dutegereje. Mbwira mwene so ngo nicyo dutegereje. Impanda ya gatanu ngo yavugijwe n'umurabi. Abarabi ni abantu babigisha b'idini bo mu Bayuda. Yavugijwe n'umurabi witwa Goreni, hari ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 6 mu 1967, igihe cy'intambara y'iminsi 6. Yayivugirije hehe rero? Ngo bagiye barwana, ariko bakajya bafata Jimeri bakareba Yerusalemu, bakavata ariko Yerusalemu we ninongera kukandagizaho ikirenge nzishima, nzazamura amaboko, ariko Yerusalemu we ninongera kukwegera. Bari bamaze imyaka irenga 1000 bategera Yerusalemu, baraciwe. Barwanye iyo ntambara, bakubita abanyasiriya, bakubita abanyaribani, bakubita abanyayorodaniya, bakubita abanyamisiri, bakubita n'abacancuro bari kumwe nabo. Abasirikare ba Isirayeli bagera ku rukuta, bagera i Yerusalemu hagati. Uwo mugabo afata impanda aravuga ati niyo twapfa tugeze i Yerusalemu, niyo twapfa tugeze i Yerusalemu, niyo twapfa turahageze, turahakandagiye, ibirenge byacu birahakane. Atangariza amahanga yose, aravuga ngo uyu munsi kuri itariki ya 7 abasirikare ba Isirayeli dutangaje ko duhagaze i Yerusalemu. Iyo ni impanda ya gatanu. Nta kintu na kimwe cyabayeho mu mateka mu buryo bw'Imana, mu buryo bwo kurasambura abantu no gukora igikorwa gikomeye hatabaye impanda. Impanda ya 6 niyo dutegereje. Bwira mwene so ngo niyo dutegereje. Mumbwira umureba amaso uti niyo dutegereje. Ababera mureba hano
n'abandi ubu bari muri Zion Temple, n'abandi bari muri Restoration, n'abandi bari muri za Revival Temple, n'ahandi hirya no hino bicaye nk'uko mwicaye. Dufite icyiringiro kimwe, dufite icyo dutegereje kimwe. Haleluya! Dutegereje ko impanda izavuga. Dutegereje ko impanda izavuga. Utaha ubitekereza, wicara ubitekereza. Dutegereje ko impanda izavuga. Paulo yandika uru rwandiko rw'Abakorinto yagira ngo ahumurize Abakorinto, arabibutsa, arababwira ati dore mbamenera ibanga, ntabwo tuzapfa twese, kuko dutegereje ko hari impanda y'imperuka izavuga. Yemwe baririmbyi, yemwe badiyakoni, yemwe baprotokoli, yemwe bashumba, yemwe bakozi b'Imana, twicaye hano dutegereje kuvuga kw'impanda. Imiruho turuha, intambara turwana, ibyo turimo byose hari amaherezo yabo. Impanda nivuga byose bizarangira. Mbwira mwene songo byose bizarangira. Mumbwira uti byose bizarangira. Iyo miruho turuha, ibi bibazo duhura nabyo, aya makuba tugira, ibi byago tugira, byose impanda nivuga bizarangira. Yesu ashimwe cyane. Impanda nivuga byose bizarangira. Iyi impanda nivuga hazaba iki? Nivuga izakora ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni ukuzura abapfuye bapfiriye muri Kristo Yesu. Umunsi tujya Rusororo buri munsi, tujya Kanombe buri munsi, dushyingura bene data. N'uyu munsi ubu hari abariyo. Sinzi niba mwarabonye isengesho rya Mpyisi. Mpyisi nawe ni igitangaza. Baramuhaye ngo asengera abana bagiye kujya, niba arabajya ku ishuri, barabajya bari barangije. Ati mwami Nyagasani, ati bamwe muri aba bagiye gupfa ari abatindi, ati abandi bazapfa ari abakire, ati kandi abandi guhera ejo bazatangira kubajyana Rusororo. Nasetse rwose ndatembaga. N'undi arambwira ngo yagiye no gusengera ibiryo, ngo aravuga ngo Nyagasani Imana, ngo hari n'amayoga ateretsaho, ibi byo kurya, ibyo kwezwa ubyeze, n'ibitezwa nabyo bigumaho. Narimvuze ngo turiho turajyana abantu Rusororo buri gihe, natwe tuzajyayo, ariko hari icyo dutegereje. Imana ishimwe cyane. Hari icyo dutegereje. Abaririmbyi bamaze kurima ngo nzazamurwa njye kwa data, ngo nzazamurwa n'umwuka we. Hari icyo impanda niramuka ivuze, abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Zamura Imana icyubahiro mwene data. Impanda niramuka ivuze, igikorwa cya mbere kizaba, abapfiriye muri Kristo bazabanza kuzuka. Nimwimagine ibituro byasama. Yohana niko abibonye, ngo inyanja zigarura abo zamize, urupfu rugarura abo rwamize. Cyo ni kiyo mpanda izakora, kuko ntituzakora rasamburoma hatabanje kuza abo ngabo. Barahari bene data, abo twibuka bigendeye banyakwigendera, bari abakristo, bari abaririmbyi, bari abakozi b'Imana bari hirya no hino, turabibuka. Abo bose impanda nivuga izabatugarurira. Cyo ni igikorwa cyane. Icya kabiri, abazaba bakiriho, bwira mwene nzundira kwifuriza ko wazaba ukiriho. Nanjye ngira icyifuzo nkavuga nti rwose Mana wazambabare nkazaba nkiriho. Abagifite nkanjye ni muzamura ibiganza. Hari abashaka no gupfa, njya mvuga nti ariko Mana rwose wazambabare impanda ikavuga nkiriho, ntanyuze mu rupfu.
ukazampindura. Iyo mpanda ya kabiri izahindura imibiri yacu. Iyi mureba twambaye irwara umugongo, irwara imitsi, irwara amaso, irwara amenyo, irwara ibiki byose. Iyi mibiri izahinduka ngo umubiri wacu awushushanye n'umubiri w'ubwiza bwe, wa wundi yazukanye. Impanda n'ikizakora, imibiri yacu izahinduka. Impanda ya kabiri nako icya kabiri impanda izakora. Icya gatatu ni uguterura itorero. Muvuge ngo ni uguterura itorero. Niramuka ivuze turi mu materaniro gusa, ikibazo ngo bamwe bazagenda abandi bagire bate. Aho ni ikibazo kiri, ni ikibazo gikomeye kiri. Ndetse Yesu yaravuze ngo n'ababiri bazaba baryamanye, umwe agira ate. Nkiri umwana mu gakiza najyaga ntekereza ngo impanda tuzajya twumve mu kirere ngo niko natekereza. Ntabwo ari kuzavuga impanda ngo izavuga mu mayeri. Bwira mwene so ngo mu mayeri. Ni bucece, ntabwo ari ibintu bizarangira ngo no muri rompwe no muri Kigali babyumve. Ahubwo umuntu ku giti cye, kwa kunda ry'amasenze, kwa kunda ry'amayiyejeje, ngo azajya kumva yumvira avugira mu mutima we, yumvira ibirahamagara mu mutima we, yumvira izina rye rirahamagarwa, yumva hari uko bigenze, imuhindure. Uko bizagenda nuko uzavuga. Seri n'inshuti yawe ngo muzamuri hamwe mu nzu, mwahoze ku meza, umwe afite ikiyiko, uretse ko mwatari ko bizagenda, uko mwicaranye uko niko muzagenda. Ngo ujye kubona umuntu ikiyiko kirahasigaye. Ntabyo kuvuga ngo anyuze he. Ntabwo nzi ko mwasomye agatabo k'impanda y'imperuka, ntawe uzamenya aho ndaciye. Abantu bazaba bari ku rusyo ngo basya. Kera mu Bisirayeli urusyo ntabwo rwakoreshwaga n'umuntu umwe, rwakoreshwaga n'abantu benshi cyangwa babiri. Bararusunikaga rero, umwe akajya ahereza undi baruzengurutse. Nicyo cyatumye Yesu avuga ngo abantu bazaba basya ku rusyo rumwe, umwe agira ate agende, undi asigare. Abantu ngo bazaba bari mu biro, bari kuri za computer, bakora bameze batya, hanyuma umwe agende, undi. Abantu ngo bazaba bari mu rusengero, dore ko ruzamo n'abajura. Ubu hari uri gucunga za simati. Hari uri gucunga za simati gusa areba kuza guhumiriza. Nitugihumiriza wirorere ivireyo. Mumbwire uti nitugihumiriza. Twarabamenye. Abantu ngo bazaba bari mu rusengero basenga, bajye kubona hone nta n'uzabimenya, babona intebe zimwe zirimo ubusa, abandi bicaye. Niko bizagenda. Tuzaba dutwaye imodoka, ntawe uzamenya aho duciye imodoka ihirime. Nuko bizagenda. Mwagize ngo si ibintu bizaba bikiri kuri orudire. Iki Imana ishaka izaba ikijyanye, ibindi byirwarize. Nuko bizaba bimeze. Muri ako gatabo narasomye karambwira ngo abantu ngo bari baraye bari bujye guterana mu gitondo, bagiye kumva mu amatelefone ahamagara. Abandi bati twabuza abantu, mu Bwongereza bati twabuza abantu, mu Buhindi bati twabuza abantu, ahantu hose twabuza abantu. Ngo abantu begureza Bibiliya baze mu rusengero, basange umushumba ntahari, basange Rwibasira ntahari, basange abadiyakoni shwi, basange ba Ruberi binanga shwi. Inanga zo zizaguma, naye masentetizeri nibi byose n'uru rusengero byose bizaguma. Abo mu Gakinjiro rero bari abirirwa mu mbaho duteranye, bahere ko basiga ibimashini
tugende bose bifate neza, bazatangira kwifata neza ibintu bitagishoboka. Bwira mwene so ngo ntizabigikunda, ngo baze mu rusengero bahagere batangire bati mwami Yesu tuzamuye amaboko, nubwo wabatwaye ariko natwe turebe. Za Bibiliya hano, bitabo by'indirimbo n'ibifaranga by'amaturo. Kubera iki? Ntabwo amafaranga azaba agikora, abantu ngo bazabakubita ikasikazi n'ikusi bagenda bavuga ati tubigire dute, amaresitora azaba akinguye, za alimentation ntawe uzajya gufata imigati ngo arye. Kibazo kizaba cyabaye, itorero rizaba ryagiye. Reka mbabwire, itorero niryo ritumye amahoro aba, niryo ritumye abantu barya, niryo ritumye ibintu bishoboka. Muzamura Imana icyubahiro. Iri torero murebe ribagaya, abibirirwa baducira inyeri ngo twirirwa dusenga, dufite impamvu. Mumbwire ngo dufite impamvu. Abirwa bavuga ariko mwe muhara mu nsengero nta bindi mukora, ariko mwajya mugabanya, mwagabanije ko karenge. Ntabwo tuzakagabanya, hari impamvu duterana, hari icyo twiteguye kuvuga ko impanda, twiteguye impanda ya Yesu, twiteguye impanda ya Yesu. Abantu bazakubita ikusi n'ikasikazi, kandi bizabera hano muri Betesida, bizaba byabaye muri ADPR yo ku Gasave no mu mujyi, bizaba byabaye muri restoration, ahantu hose niko bizaba byagenze. Habwa abantu bazabona icyerekezo, habwa abantu bazabona iyo bajya. Dutegereje impanda y'imperuka. Nabwiye ngo nkwibutse ko dutegereje impanda. Ongera umunyibukirize dutegereje impanda. Njyagira ikibazo ngo muri ako gatabo ngo harimo umugabo n'umugore, ngo bari barimo, umugore yari mu gikoni, umugabo nawe ari muri saro. Arakomeza ategeza ko madamu azana ibiryo, araheba. Agiye mu gikoni asanga umuntu narimo, ngo arasohoka ahamagara. Reka da, ngo ageze hanze ahura n'undi ati nanjye nanije kureba ko uwanjye aje aho ngaho. Bahuye n'undi nawe ati twashakiraga umuntu, nta muntu wacu mubonye. Bahita bamenya icyabaye, ngo baravuga ngo aba twumvise bakomeje kugenda ari benshi, ngo ni babandi. Bwira mwene so ngo ni babandi, n'ubundi twitwa babandi. Babandi basa n'abataye umutwe, babandi batagira ekiribure. Dufite ekiribure, dufite ubwenge, tuzi ibyo dukora, tuzi abo turibo, igituma tugoka tukaruha. Paulo niko yavuze, nuko hari ibyiringiro dutegereje byo kuzaboneka kwa Kristo. Ababyumva nkanjye mukomera Imana amashyi. Dutegereje kuboneka kwa Kristo, dutegereje kuboneka kwa Kristo. Torero nirigenda rizajya he? Mutekereze ko rizahamagara abantu bose, nirasamburoma y'abantu bose. Abahinda, abashinwa bakijijwe. Munsi hari abashinwa b'abarokore, hari abahindi b'abarokore, abandi basenga za Buda, ariko hari abahindi b'abarokore bemera no kubipfira. Ejo muri sinema mwarabonye kuri WhatsApp umwana w'umukobwa w'umuhindikazi wizeye Yesu, barimo bamukandagira ava amaraso mu mazuru no mu kanwa. Niryo tegeko ryabo, bamwica urwo rupfu. Barahari bategereje impanda, barahari bemera gupfa, barahari mu Budage, barahari barahari muri Holande, barahari mu bihugu hirya no hino. Abo bose impanda nivuga izaduteraniriza hamwe. Nkumbuye icyo giterane. Mbwira mwene suti nkumbuye icyo giterane, nkumbuye iryo teraniro. Kandi tuzaba noneho tutavuga indimi nyinshi, tuzaba tuvuga rumwe. Sinzi urwo ari rwo. Icyo tuzabanza guhuriraho gusa ni indirimbo ya Mose. Niyo tuzarimba, ntabwo mbizi aho nzaba mpagaze, niba ari muri baze, niba ari muri tenoro, ntabwo nzi aho nzaba mpagaze. Ntabwo nzi nawe aho uzaba uhagaze. Sinzi korari, ntabwo muzongera kuba korari zitandukanye, ahubwo abo bose bazaforuma korari imwe, ngo turirimba ngo uruwera, wicunguriye amahanga yose, wacunguye amoko yose, uducunguje amaraso yawe. Iyo ni indirimbo tuzahuriraho n'amahanga yose. Yesu ashimwe cyane. Nkumbuye iryo teraniro. Umva ibintu bibiri bizakorwa itorero nimara kuzamurwa n'impanda.
aho tuzahurira hazakorwa ibikorwa bibiri, ngo nibyo gusuzuma imirimo. Mbwira mwene so ngo nugusuzuma imirimo. Cyo ni igikorwa cya mbere, kugira ngo abantu bahembwe ibihwanye n'ibyo bakoze. Ndongera ngasubira inyuma nkavuga ngo Mana, mu myaka yanjye namaze ndi muto, hari imirimo nanjye numva nagukoreye. Nabaye mu materaniro, nakoze umurimo wawe mu mvura no kuzuba, nishwe n'inzara kubw'umurimo wawe, nararushye kubw'umurimo wawe, narahangayitse kubw'umurimo wawe. Byo byose jewe nubwo mbyibuka, ariko hari aho Imana yabyanditse. Ongera umumbwire ngo hari aho Imana yabyanditse. N'amaturo watuye hari aho Imana yayanditse. Mwumvise ubuhamya bw'umuntu umwe wajyaga atura ajyanye ituro mu giseke, yagira n'ibere ngo ry'igitoki akarishyira mu giseke akaritura, yagira n'udushyimba akadushyira mu giseke akadutura. Munsi umwe ngo apfuye ari muri koma, agiye kubona abona arajyanwe, marayika aramutwara amugejeje mu ijuru ngo bamuha inzu ye. Akinguye ngo bamukingure, abona izengurutswe n'ibiseke byinshi. Marayika aramubwira ati uko wazanaga igiseke kose niko cyajyaga hariya. Mbwira mwene so ngo ibyo ukora ntabwo biza hano gusa, ahubwo bifite naho byandikwa. Nushaka komera Imana amashyi, ibyo dukora, imirimo dukora, amaturo dutanga, icyacumi dutanga, imihigo twahiguye, ibintu twakoze, nubwo hari abantu babibonye ukuntu, ariko hari uwo dukorera. Imana ishimwe cyane. Umunsi w'impanda izavuga, icya mbere nitugenda tuzahabwa ingororano z'imirimo twakoze. Kwa kundi muva ku kazi muza mwirukira ku rusengero, hano hari abantu baba mu makomisiyo y'abadiyakoni, wajya kubona ukabona buri munsi essence yabo baje hano, baje mu makomisiyo, baje mu kazi, baje mu bintu, ntawe ubibahembera, ni umuhamagara. Imana yabahamagara. Yewe nanjye muhora mumbona, na bishop muhora kurya, ntabwo ari ukubura ibindi byaka, ntabwo ari akandi kazi abantu babura gukora, ariko kubw'umurimo w'Imana, kubw'umuhati wawo, iyo mpanda nivuga tuzaba twicaye tugiye kugororerwa, tuzagororerwa. Ongera umumfatire mu kiganza umbwire ngo humura tuzagororera. Hari polisi w'inshuti yanjye twabanye igishari, yigeze kuza asanga ndi hejuru y'urusengero tutarabona amabati, ndi gushyirayo shitingi nyihambira kugira ngo tuze kubona aho duterana. Hagarara ndeba, nari ntaraba n'umuzehe, nari ngi n'umujenome, nari supure cyo kora ntabyibushye ariko mfite powerful. Yes. Ambonayo nurira amanuka, nuko aranyitegereza. Ejo bundi duhurira hano, akomeye afite ibintu, arambwira ati pastor, ati burya narakurebaga nkavuga ngo sinzapfe, sinzaza, ntabonye Imana ikugiriye neza, nabonye Imana iguhembye. Ati none nakubonye, ati ubu ngubu niwe witwara mu modoka, ni jewe. Atese niwe watoshye gutyo, ni jewe. Ati niwe wambara neza gutyo, ni jewe. Ati ariko niwe umeze. Ndamubwira nti wonije. Niba Imana n'abantu bashobora kugutekerezaho kuko yo guhabwa igihembo, ni kangahe Imana igutekerezaho, ni kangahe Imana ikwibuka, ni kangahe Imana idashobora kwibagirwa n'imirimo yawe n'ayindi wakoze mu ibanga. Mbwira mwene so ngo n'ayindi wakoze mu ibanga, n'ayindi wakoze mu ibanga, aho wagiye ufasha mu ibanga, ntubivuge, nta mpamvu zabyo. Hari umunsi impanda ya Kristo nivuga tuzicazwa no guhembwa ibyo twakoreye, tuzicazwa no guhembwa. Hagenda mbona abaririmbyi banyura hariya birukane, hano habaye icyondo, ugasanga n'abakristo baracamo biruka. Umuntu ashobora kubibona akavuga atari kaba bo basenga, bajya basenga n'izuba ryatse nibura.
ariko twebwe ntabwo tuzasenga izuba ryatse, nta nubwo tuzakora Imana imvura yaguye gusa, tuzayikora no mu rubura, tuzayikorera uko biri kose, tuzayikorera ahantu hose kugeza igihe impanda nivuga tuzicara tugahembwa ibihwanye ibyo twakoze. Iyo mpanda nivuga itorero ikazamuka tuzahabwa ibihembo. Cya kabiri, tuzajya mu bukwe, bwa bukwe mwumva bw'umwana w'intama w'Imana. Nitwe tuzaba turi abagenika. Biramuheza uti ni wowe. Ntabwo nzi uko tuzaba twifashe, ariko namwe nimutekereze uko umugeni aba ameze. Njya mbona abakobwa bazamuka hano, n'uwajyaga rwose agenda yiruka ameze atyo. Arabo duhurira mu gakinjiro ubundi biruka bakubara maze yagera hano amaze kwambara agatimba agatimaza. Twebwe umunsi dukora ubukwe twari mu itorero ritoroshye, nuko ntitwabikora nk'uko byakagombye. Nagiye mbwira abantu ntari ku wadufasha mushumba, niba mwazadufasha wenda tugasubiramo, wenda tugakora yubire akambara agatimba. Diko Jacques Mageza buriya ntibyaza ukambera garisodoni. Ntabwo byari bitworoye, twarabivangavanguraga, batubuzaga no guhura. Ishwi twavuganaga nyine duhuriye ku rusengero, rero bizagira gutya, ndabwo hatagira utubonaho kabyarawe, nuko tukaba turagiye. No muri sare nta utamika undi, cyaraziraga kuname utamika ndi. Umunyweshaho ikibupagani niko babyitaga. Twahuye n'isanganya ntakunda. Ntabwo byakundaga. Yari afite abafiye doneri 6, agatimba umwe yarafashe hano, ndafashe hariya, ndafashe hano, ndafashe hariya. Ariko nabyo tutagenda nk'uko twakabaye tugenda. Ndavuga ni nk'ubu kuki bitaba ubu ngubu ngo bigende gutyo. Rero ukuntu abadiakoni badushagara, nta n'abaprotokole. Twe nta protokole, nta n'abadiakoni, yewe nta na kamera yari ihari, nta n'ikintu cyari gihari. Hari za paregu cyasu nabyo bakazaza guhanagura Kigali. Nabakubeshya ko bazifotoye gusa umurabyo arafotorera ushi nta nizirimo. Reka mbabwire, dutegereje umunsi wo kuzaba mu birori by'ubukwe, kandi icyo gihe nitwe tuzaba turabageni. Mumbwire twe tuzaba turabageni. Tuzibebeza, tuzitetesha, tuzavugayo tutavuze, nawe ngo azaba afite igitambara, haleluya, ahanagura amarira yose ku maso yacu. Mbabaruza muri Imana icyubahiro ikomera amashyi. Azahanagura amarira, avuge ngo ngwino mwana wanjye, imiruho warushye, ibibazo wagize narabirebaga, narindindiriye umunsi wo kukwakira. Tera haleluya niba ubyumva neza we. Ongera uyitere, tuzaba turi mu muneza. Tuzaba turi mu muneza. Niyo mpamvu Paulo avuga ati niyo mpamvu nduha ngakora ubutitsi ntaruhuka. Mushumba yamaze imyaka 3 n'igice ahagaze aticara. Ababyibuka barabyibuka, ubuhamya turabuzi. Ahagaze hagarariye inyubako, muri twe nta wamukanda umugongo. Ariko uwo munsi Yesu azamufata mu kiganza ati komera mwana wanjye, burya narakurebaga, icara. Munsi turagoka, tukaruha, tukababara, rimwe tukabyihanganira tugashinga iryinyo kurindi. Ariko uwo munsi w'ubukwe tuzaba turi muri sare y'ibirori. Umva ikintu gikomeye cyane, abamarayika ntabwo bazicara ngo bazaba bahagaze bareba ati nguwo umugeni yaje, nguwo umugeni yaje, nguwo umugeni, uwo yakoye amaraso ye, uwo yaguze igiciro, nguriya yaje. Ngo tuzinjira muri sare y'ibirori. Niho Yohana yakuye rya jambo ngo tuzaba twinjizwa n'amabuye. Mu Baroma iyo watahaga ubukwe
kera mu baroma ba kera iyo watahaga ubukwe invitation ryabaga ari ibuye ryanditsweho izina ryawe, niko babigenzaga, bakaguha ibuye. Wageraga rero ku bakumirizi ukabereka ibuye, bati ni Rwibasira Vincent, entrez. Ni Jacqueline, entrez. Iyo utarigiraga iryo buye ntabwo yinjiragamo, cyaraziraga, baragukumiraga ugasubira ugataha ukagenda. Nicyo cyatumye Yohana avuga ngo unesha azahabwa ibuye ryanditsweho izina rye ritazwi n'undi muntu wese. Tuzinjira turi ku murongo. Muririmbyi umwe yavuze ngo tuzakora defile, tuzaba twiyereka tumaze guhemberwa imirimo twakoze, tujye mu kirori cy'ubukwe. Umushumba niwe ukunda kuvuga ngo Yesu ntararya kuva yagera mu ijuru, ntararya. Bwira mwese ngo ntararya, ngo ategereje kuzasangira natwe. Njya nibaza ariko tuzaba turya ibiki ubwo? Ngashingira kuryo yavuze ngo tuzanywa vino nshya. Hari vino yateguwe mu birori n'ubundi bigira vino. Hari vino tuzahaba cyane cyane, ngo hari n'amakamba tuzambikwa, amakamba tuzambikwa y'imirimo. Hari munezero tuzaba dufite ntawe uzawutwaka. Niko Paulo yavuze ngo umunezero tuzaba dufite uzaba utagira akagero, ntawe uzawutwaka. Tukaba rero dukwiriye kuba maso no gukorera Imana tukiriho. Ndahamagarira itorero gukomeza kugira umwete wo gukorera Imana. Ndahamagarira abakozi b'Imana gukomeza kudacogora, mukorera Imana. Hasigaye igihe gito, uzaza ntazatinda. Impanda nivuga tuzajya kugororerwa, tuzajya guhembwa, tuzajya guhabwa ibihwanye n'ibyo twakoze. Ndasaba Imana kugira ngo Imana ikomeze indinde, nibishoboka nzahindurwe ntarapfa. Sinabwe ko nzagira imyaka 90 se, nzaba wenda amenyo yarashize mu kanwa. Hiyo ndiba ngumana nguko wefasaga asogwa kuzuza. Yesu ashobora kuzasanga ameze ryo akampindura, ariko uyu mubiri wo gucishwa bugufi azawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Uyu mubiri upfa azawambika kudapfa, n'uyubora azawambika kutabora. Icyo gihe ngo nibwo urupfu ruzamirwa no kunesha, tuzaba dufite amahoro n'umudendezo n'umunezero. Ndakwifuriza kuguma mu murimo w'Imana, ndakwifuriza kuguma mu gakiza, ndakwifuriza kuba maso no gutegereza impanda y'imperuka. Ndagira ngo muhaguruke dusenge Imana, muhaguruke dusenge Imana. Komera Imana amashyi. Ndagira ngo muhaguruke dusenge Imana. Icyo tugiye gusengera niki? Tugiye gusaba Imana kuba maso, tugiye gusaba Imana ngo Imana iturinde, dukomeze tube maso, dutegereze impanda ya Yesu. Kandi izavuga, niko Paulo yatubwiye ngo impanda izavuga koko, abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Mu Batesalonike aho twasomye ngo kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru, ni uzaza ubwe, ni uzayivuza ubwe, izaduhindura ni uzayivuza. Ndagira ngo uzamure ikiganza cyawe dusenge Imana. Ndagira ngo ugire icyifuzo cyo kuba mu nzu y'Imana no gukorera Imana imirimo Imana igusaba kuyikorera. Dusenge. Turagushimiye Uwiteka Imana, turaguhimbaje muri uyu mwanya mwiza, turagushimiye kongeye kuganira natwe, turagushimiye kongeye kutwibutsa. Ntabwo twebwe turi mu isi nk'abazayigumamo, ntabwo turi mu isi nk'abazayigumamo igihe cyose, ahubwo dutegereje kuboneka kwawe, dutegereje impanda yawe, dutegereje kuzaza ugahindura imibiri yacu yo gucishwa bugufi kayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwawe. Turagushima kandi niwerekanwa tuzasa nawe, niko umugaragu we yavuze, tuzakureba ukuri. Avuze ngo bakundwa, ntabwo ko tuzasa kurerekanwa, ariko niwerekanwa tuzasa nawe tukureba ukuri. Turagushimye, turaguhimbaje. Fasha imitima yacu duhe kwizera, fasha imitima yacu uyirinde kunamuka, uyirinde guhuma, uyirinde kureba irori, ahubwo dukomeze tube maso,
dutegereje impanda yawe. Kandi buri wese wicaye aha umuye kugukorera uko ashoboye, imirimo yose ashobora gukora ayikoreye mu rukundo. Urakoze data, komeza ubane natwe, komeza uduhe umugisha, kandi ufashe buri wese wakire aya magambo. Mwuka wera akomeze kudusobanurira. Ndagushimiye, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo mwicare mpamagare uwaba akeneye kwakira agakiza. Impanda izavuga ariko nta munyabyaha. Umuntu wese utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza we ntabwo azayumva. Waba uri muri iteraniro ukeneye kwakira Yesu, ndagira ngo uzamure ikiganza. Zamura ikiganza aho waba wicaye. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Muhaguruke abazamuye ibiganza. Nawe niba uhari ushaka kwakira Yesu, nta munyabyaha uzumva impanda, nta munyabyaha uzazamurwa, ntabwo bizashoboka. Hazazamurwa bamaze kwakira agakiza ka Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Mutere intambwe muze imbere, tubasengera Imana, tubasabira Imana. Imana yeza imitima yanyu, Imana yeza ubugingo bwayo. Reka dukomere Imana amashyi twakira bene data. Niba hari undi nawe niyiyongere kuri bo, nawe nahaguruke aze, nawe natera intambwe aze yegera Imana, natera intambwe aze yakira agakiza. Tumusengere, turagusabira kugira ngo Imana iguhe agakiza gaturuka kuri Kristo, Imana iguhe agakiza gaturuka ku maraso ye. Tera intambwe, tera intambwe, ihute. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha nawe, Imana iguhe umugisha nawe. Reka dukomere Imana amashyi tubakira. Niba wicaye no hejuru, umwanya urahari rwose, wamanuka ukaza tukagusengera Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Twakire n'abashiki bacu dukomera Imana amashyi. Imana ibahe umugisha. Niba hari undi uri mu iteraniro ukeneye kwakira Yesu, uyu ni umwanya mwiza wo kwakira agakiza, ni umwanya mwiza wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Kandi arakubabarira, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yacu izabababarira rwose pe. Ndagira ngo mbwire abateye intambwe bahagaze hano, Imana iravuga ngo izabababarira rwose pe, ngo naho ibicumuro byanyu byaba bitukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimunyemerere tubatuze aya magambo maze tubasabire. Muzamure ikiganza cy'iburyo, vuge ngo mwami Imana, duhagaze imbere yawe, dutsinzwe n'urubanza, mitima yacu turaje kukwakira. Utubabare ibyaha byacu, ibyo twagukoreye, ibyo twagendeyemo byose, uyu munsi turabiretse. Amazina yacu uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Turagushimiye kutubabariye mu izina rya Yesu, amen. Data ushobora byose, turagushimye, turaguhimbaje, turagushima ku bwa bene data n'abashiki bacu, ngaba bahagaze imbere y'amaso yawe, ngaba baje mu bwiza bwawe, baje bumvise ijambo ryawe ritsinze imitima yabo, bakeneye kukwakira. Natwe turabasengeye kuko watubwiye ngo icyo tuzaboha kizaba kiboshywe, nicyo tuzahura kizaba kibohowe. Turababohoye mu izina rya Yesu. Ingoyi zari zibafashe ku mutima, ingoyi zari zifashe ku bugingo bwabo, uyu munsi wa none zicike, zikurweho, maze ubaremere ubuhamya bushya, ubaremere ubugingo bushya. Kandi data, reka bazakubone nugaruka, impanda yawe ivuze nabo bazayumve, bajyane n'itorero ryawe kugushima no kugukorera. Urakoze Mana, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu, amen.